Ibaza icyari kukubera igisubizo cy'ubuzima aricyo kikubereye ikibazo cy'ubuzima. Ibaza icyari kukubera igisubizo cy'ubuzima aricyo kikubereye ikibazo cy'ubuzima. Iyi filimi bayita The Crew, niyo mashuri kubona kuri screen yawe. Iyi filimi yagombaga kugira umuntu wayikinnye icyamamare ariko biza kurangira ayipfiriye mu byanyabyo. Iyi filimi yakinwe mu 1993. Uyu musore Brandon Lee wari gukina muri iyi filimi The Crew yari gukina ari umuhungu wa Bruce Lee. Uyu musore Brandon Lee bari gushutinga iyi filimi kuko hari izindi filimi nyinshi yari yarakinnye, byakekaga ko ari we musore uzava muri iyi filimi ari icyamamare, ariko byaje kwanga inzozi ze zipfira aho ngaho. Niyo mpamvu twavuze ngo hari igihe igisubizo cy'umuntu aricyo kimubera imeruka ye. Uyu musore Brandon Lee bari gushutinga filimi, bageze kuri scene isaba kuza kurasana. Wibuke muri izi filimi bakoresha imbunda za nyazo ariko amasasu ntago abara yanyaye. Rero umuntu wateguye izi mbunda niwe wakoze amakosa akomeye cyane. Yaje kuza kwibeshya biza gutuma ategura isasu rya nyaryo rijya muri iyo mbunda, ariko ntago yari azi ko riri buze kuza kurasa uwo bita Brandon Lee. Umusore wacu twese twari dukunze, byaje gutuma isasu rimwe ryonyine ari ryo rihindura ibintu byose. Ahazaza he ndetse n'ahahise byahise bitangira guhangana. Ahazaza h'uyu musore hazimye hataraka, ahahiseho hagaragara haribagiranye. Ya mbunda yarashe Brandon Lee mu buryo butari bwitezwe, byaje kumutera igikomere gikomeye cyane, biza kurangira apfuye. Iyi mpanuka yabereye muri filimi yatumye filime ihagarikwaho gatoya, ariko nyuma yaho gato baza kuza kuyisubukura. Rero ikintu cyatumye bayisubukura, bahise bavumbura ubwenge bwo kuza gukoresha uburyo bwa editing double. Editing double ni uburyo ufata ibintu byarangiye ugahita ubisanisha n'iby'ubu umuntu bigahita bigaragara nk'aho ari ibyanyabyo. Ubu buryo bakoze ni uburyo ufata video cyangwa ifoto ukabikoresha ikintu cyose ushaka, ariko bisaba iyo video cyangwa ifoto bibe bisa neza. Ya filimi twari dutegereje turi benshi yaje kuza gusohoka, ariko isohoka icyereweho gato kubera iyo mpanuka yari yabereyemo. Ku isi hose iyi filimi yahise yamamara, ariko ihora yibukwa kubera impanuka yabereye muri iyi filimi. Iyi filimi The Crew nubwo yabaye filimi ikomeye cyane ku isi, ariko iyi filimi mu marido yayo hahishemo ibintu bikomeye cyane. Nubwo iyi filimi yamamaye, wibuke hapfiriyemo umuntu byanyabyo. Bivuze ngo umuryango we ntabwo uzamwibagirwa, ndetse n'abandi bantu ntabwo bazamwibagirwa. Iyi filimi dukomeza kuyibukiraho Brandon Lee nk'umuntu wabayeho ashaka kugera kure ndetse agakora n'ibitangaza. Ndabashimiye, amazina yanjye nitwa Innova, kanda subscribe, like, share na comment kugira ujye ukomeza kunkurikirana. Thank you so much. Kanda comment umpe igitekerezo cyawe. Ndabashimiye, ciao, Imana ibarinde kandi igikomeza kubaha umugisha ndetse na internet zo kuguma kureba ibiganiro byanjye.